Burya hari ibintu dukora buri munsi bigenda byangiza umusatsi wacu, tukibwira ko turi kuwusukura, turi kuwugirira neza cyangwa se nanone turi gutuma ugira ubwiza ariko burya biwangiza. Muri kino kiganiro cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu bitanu byangiza umusatsi wacu dushobora gukora buri munsi cyangwa se dushobora kuba dukora buri munsi, nyamara bituma umusatsi wacu wangirika, ukumagara, ugacika cyangwa se ugasanga nyine urimo kugenda utakaza umwimerere wawo. Ni amakosa ndetse nanone ni ibyo bintu twafata nk'amakosa ushobora kuba ukora, bariya bakora ndetse n'abandi bakora, yewe hari n'ibikorwa n'abantu bakora mu masaro cyangwa se bano twita ko ari aba hairdress, usanga nyine batazi ko ari amakosa barimo gukorera imisatsi yacu, bigatuma yangirika cyangwa se nanone bigatuma igira ibibazo ku buryo dushobora no kuzagira uruhara cyangwa se imisatsi yacu ikagenda yangirika buhoro buhoro. Tudatinze rero reka turebere hamwe ibyo bintu bitanu byangiza imisatsi yacu bigatuma imisatsi yacu icika cyangwa se ikagira ibindi bibazo. Burya ikintu kiza ku mwanya wa mbere mu bintu byangiza umusatsi wacu ku kigero kiri hejuru ni biriya bidushyira mu gushyushya umusatsi cyangwa se biriya dukora byo kumutsa umusatsi wacu tukajya mu byuma bishyushya cyangwa se biriya nyine biba bifite ubushyuhe bukabije, bishyushya bikanumusa umusatsi wacu. Iyo wagiye muri salo hari icyuma bagushyiramo twakwita nka hair dryers cyangwa se nanone hari n'ibindi byuma ushobora kugura byabigenewe, izindi mashini zabigenewe zumutsa umusatsi wacu nko mu gihe tumaze gukaraba cyangwa se mu gihe utose. Ni ibyuma biba byarakozwe ku buryo bikoresha ubushyuhe kugira ngo wa musatsi wumuke cyangwa se y'amazi ave mu musatsi. Ariko biriya byuma kenshi biba bitandukanye mu bushyuhe bishobora kurekura, kuko hari n'icyo uzajyamo kumva kirashyushye cyane ku buryo gisa naho kiri gushaka kugutwika uruhu rwo ku mutwe. Biriya byuma rero burya ni bibi, bishobora kwangiza umusatsi wawe utabizi cyangwa se nanone bikaba bishobora kwangiriza umusatsi wawe utazi neza ko biwangiza, ukagira ngo nuko umusatsi wawe. Ubundi icyuma cyiza ni kigira dogere cyangwa se ahantu ushobora kuregera ikigero cy'ubushyuhe wakoresha. Ugomba gushyira mu kigero gito gishoboka, kubera ko iyo washize mu kigero kinini burya umusatsi wawe uba wangirika. Biriya byuma bitera ku kuba ugira dryness cyangwa se kumagara cyane ku nyama z'umutwe hari umusatsi utereye. Ibyo bigatuma umusatsi wawe usa naho woroshye cyangwa se ushobora kuranduka no gucika muri cya gice utereyemo, kubera ko gisa naho cyabaye nk'icyumagaye kubera bya byuma byabigenewe. Nanone umusatsi utakaza umwimerere wawo ukagenda usa naho woroha nawo wumagara. Ibyo bigatuma ushobora gucika cyangwa se gutakaza umwimerere wawo ubwawo ndetse n'ubukomere bwawo cyangwa se ubunini bwawo ukagenda bugabanuka. Nanone kiriya cyuma iyo wagikoresheje ku musatsi wawe bituma umutwe wawe utakaza elasticity, ni uburyo bwo gukweduka kwawo. Ibyo bigatuma rero nanone umusatsi byorohera kuba ushobora gucika. Nanone burya hari ikindi, burya uruhu rw'umusatsi rugiramwo rukanatemberamo amaraso. Icyo gihe rero iyo warushyushyije cyane burya hari uburyo amaraso arugeramo atagiramo neza, cyangwa se ugasanga circulation y'amaraso hari uburyo wabaye nkaho wayiderangije. Ibyo nabyo bikagira ingaruka mbi ku musatsi wacu. Ubundi uburyo bwiza ni ukugura ibyuma biriya byumutsa mu mutwe, byibuze bigifite ahantu waregera cyangwa se ahantu wagenzurira ikigero cy'ubushyuhe kirekura, ku buryo urashyira mu kigero gito gishoboka. Nanone burya ushobora gushyira andi maproduit atandukanye ashobora kurinda umutwe wawe ku buryo utakwangizwa n'ubwo bushyuhe, cyangwa se umusatsi wawe ku buryo utakwangizwa n'ubwo bushyuhe. Cyangwa se ukaba ushobora gushaka ubundi buryo busanzwe wakumusa umusatsi bidasabye kujya muri biriya byuma bikoresha ubushyuhe kugira ngo umusatsi wawe wumuke, cyangwa se nanone kugira ngo umusatsi wawe uvemo amazi. Ikintu cya kabiri burya gishobora kwangiza umusatsi wacu ni ugukoresha amaproduit tutazi, kandi ayo maproduit nanone tutazi ibiyagize akaba ashobora kwangiza umusatsi wacu. Burya hari amaproduit menshi twibwira ko ashobora kunanura umusatsi cyangwa se nanone gutuma umusatsi wacu umera neza. Cyane cyane ayo maproduit aba akomeye cyangwa se afite imbaraga ku buryo natuma umusatsi ubona ko warambutse neza, ariko ku rundi ruhande burya aba yangiza umusatsi wacu. Hari amaproduit dushyira mu musatsi ashobora guhindura amakurere cyangwa se amakara y'umusatsi wacu, ashobora gutuma umusatsi wacu nanone woroha cyangwa se nanone ukarambuka.
ariya maproduit nuko twibwira ko ari meza, ariko burya hari indi side cyangwa se urundi ruhande rwayo rubi, urwuko burya ashobora kwangiza umusatsi wacu. Uko umusatsi burya wibwira ko urambuka, burya ni nako uba utakaza umwimerere wawo, ndetse na none bikaba bishobora gutuma woroha. Ibyo bikaba bishobora gutuma rero umusatsi wawe ushobora gucika, kubera ko uba waracitse intege ugasa naho woroshye kandi wibwira ko kwari kurambuka. Hari amaproduit nanone amwe namwe ashobora kwangiza rura ruhu rw'imbere ku musatsi cyangwa se scalp, ku buryo umusatsi ushobora kugira ibibazo, ukaba ushobora gushya umusatsi. Uyu maproduit akaba yagutera amareriji cyangwa se ukagira ibimeze nk'inkovu mu musatsi wawe cyangwa se ku mutwe wawe, ku buryo ushobora gusanga hari ikintu kimwe cyangwa se ahantu hamwe mu mutwe hameze nk'ahari inkovu, hatari umusatsi, bitewe n'ayo maproduit wakoresheje. Ubundi mu buryo bwiza ni ugukoresha amaproduit usiga mu musatsi wawe akozwe wenda mu mavuta uzi, nk'amavuta y'igikakarubamba, amavuta ya avoka, amavuta y'elayo, akaba ari amavuta azwi kandi byanditse nyuma, ku buryo nyine utabasha kwibeshya kuri ayo mavuta cyangwa se utabasha kwibeshya kuri ayo maproduit. Nanone burya ni byiza gukoresha ubundi buryo busanzwe kamere ubona ko bwatera umusatsi wawe neza cyangwa se bwatuma ugira umusatsi mwiza. Ikosa rya gatatu cyangwa se ikindi kintu cya gatatu gishobora kwangiza umusatsi wacu ni ukuba dushobora kuwumutsa nabi cyangwa se kuwitaho nabi. Burya hari amakosa menshi dukora mu gihe twita ku musatsi wacu, nko kumutsa umusatsi wacu dukoresheje isume. Kuriya urabinga cyangwa se ukoresha isume mu mutwe wawe ugenda uwumutsa umusatsi wawe, burya hari uburyo buba wangiza. Ndetse burya gukoresha nanone burya hari ikindi kintu cyo gusokoza umusatsi wawe ugitose cyangwa se ukirimo amazi, burya nabwo byangiza umusatsi. Iyo umusatsi wawe ushokoje ukirimo amazi burya birawangiza. Nanone burya kukaraba mu mutwe mu buryo bukabije cyangwa se ukarenza, twakwita overwashing, burya nabyo hari uburyo byangiza umusatsi wacu. Nanone burya gukoresha amaproduit atariyo, nk'amaproduit arimo ibinyabutabire bya sulfate cyangwa se arimo alcohol, burya ntabwo ari meza kuba yakoresha mu musatsi wacu. Urumva ko uburyo twita ku musatsi wacu cyangwa se ibyo dukoresha twita ku musatsi wacu, urumva ko bishobora gutera ikibazo no gutuma tugira umusatsi ufite ikibazo bitewe n'ibyo ngibyo twakoresheje. Ikosa rya kane cyangwa se ikintu cya kane gishobora kwangiza umusatsi wawe ni ugukoresha uburyo wita ku musatsi wawe cyangwa se style ushobora gukora, cyangwa se ibisuko byawe bya bindi bikanyaga umutwe, burya bishobora gutera ikibazo cyo kugira uburwayi bwitwa alopecia. Ni uburyo bwo gutakaza umusatsi. Burya kwita ku musatsi ukoresheje ibintu bituma umusatsi wawe bawukanyaga, cyangwa se nanone ibisuko bituma umusatsi wawe bawukanyaga, burya nanone bishobora kwangiza umusatsi wawe, bigatera uburwayi bwitwa traction alopecia, aho umusatsi wawe ushobora gupfuka cyangwa se kuranduka ku mutwe bitewe n'izo nyogosho cyangwa se nanone n'izo nsuko wakoresheje, cyangwa se uburyo style wakoresheje umusatsi wawe yaratumye rwa ruhara rw'umusatsi wawe rusa naho hazamo uruhara kandi bitewe nawe wabiteye. Ikintu cya gatanu burya gishobora kwangiza umusatsi wacu ni ukuba hari intungamubiri zimwe na zimwe tubura mu mubiri wacu, cyangwa se stress. Burya kuba hari intungamubiri utabona cyangwa se urya nabi bishobora gutuma umusatsi wawe uba mubi cyangwa se ukangirika. Burya kurya ibiribwa bitarimo proteine, bitarimo na feri, byangiza umusatsi wawe ndetse bikangiza n'umubiri wawe muri rusange. Kubura amavitamine amwe namwe nka zinc na vitamine D burya bishobora gutuma umusatsi wawe wangirika, ndetse bikanatuma ushobora gucika mu buryo bworoshye kuba nyine utarya ibiryo birimo izo ntungamubiri cyangwa se izo vitamine. Kubura na stress burya nabyo hari ingaruka bigira ku musatsi wawe, bigatuma ushobora gucika. Ni byiza kwirinda stress kandi ukarya ibiribwa birimo intungamubiri zitandukanye, burya nabyo ushobora gutuma ugira umusatsi mwiza. Ubundi muri rusange umusatsi nicyo kintu burya kigorana kuba cyakwangirika, ariko nanone kikaba gishobora kwangizwa n'ibintu byose by'ubushyuhe cyangwa se ibintu by'amaproduit yose ushobora gukoresha utitaye cyangwa utasomye ibintu biyagize. Amaproduit menshi burya akoreshwa aba ashobora kwangiza umusatsi wawe cyangwa se kugutera ibindi bibazo mu mutwe, ku buryo nyine ushobora kwangirika nk'uruhu rwo ku mutwe scalp, nanone ukaba ushobora no kwangirika umusatsi wawe ugacika, ukoroha cyangwa se ugapfuka, ukaba ushobora kugira uruhara. Niyo mpamvu rero umusatsi wawe aricyo kintu ukwiye kwitaho, kubera ko ari nacyo kigaragara ugihura n'umuntu. Umusatsi burya twavuga ko ari ikintu kigaragaza ubwiza cyangwa se cyagaragaza ko ufite ubwiza bitewe n'uburyo uwitaho. Muri rusange rero aya makosa uzayirinde kandi uzajya umenya amaproduit yose ukoresha mu mutwe, wirinde kuyahindagura. Burya niba produit nziza kandi ikoze mu buryo buri natural, ifasha neza umusatsi wawe, nta mpamvu yo kuyihindagura.
Nanone ni byiza kwirinda gukoresha no gushyiramo ibisuko bikanyaga umutwe. Biriya bintu bikanyaga umutwe burya n'umusatsi wawe ushobora gupfuka cyangwa se kwangirika bitewe n'ibyo bintu wakoresheje, n'izo nsuko cyangwa se izo hair style wakoresheje zikanyaga umutwe. Ufite igitekerezo cyangwa se inyunganizi wabyandika hagenewe kujya comment. Tuvuga ku buzima, indwara, imiti ndetse n'ibiribwa.